Nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye igiswahili. Uyu munsi turakomeje isomo rishya. Isomo rya none tugiye kureba hamwe amwe mu magambo wakoresha y'ingirakamaro ushaka gukoresha usaba serivisi umuntu muri kumwe muri babiri. Ni ukuvuga muri babiri nta wundi uri kumwe namwe, hanyuma ukaba wasaba umuntu iyo serivisi. Serivisi rero akaba ari nk'igikorwa runaka waba ukeneye ko agukorera. Umwarimu nk'ibisanzwe ni Emmanuel Uwiringiyimana. Niba ugeze bwa mbere n'ugiye udakoze subscribe, turagusaba kugira ngo iyi video uyirebe. Ni nziza cyane, irimo amagambo meza, irimo amagambo y'ingirakamaro twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari na story twakoze ya White Hands, turi buze kuyishyira muri comment, utayibonye nawe ashobora kuyireba. Bisobanuye ngo ibiganza byera. Hanyuma ujye hasi uyirebe, nayo ni story nziza cyane. Tugiye gutangira n'ijambo rya mbere. Aha ushobora kubwira umuntu uti nikumbatiye, nikumbatiye, mpobera, nikumbatiye, mpobera. Ijambo rya kabiri ushobora kuvuga uti nipe maji, nipe maji, mamazi. Ijambo rya gatatu ushobora kubwira umuntu uti nipe nafasi, nipe nafasi, mu mwanya, cyangwa se mpa n'amahirwe. Aha naho ushobora kuba wabikoresha gutyo. Ijambo rya kane nisamehe, nisamehe, mbabarira. Ijambo rya gatanu nihurumiye, nihurumiye, mbabarira, ryase ngirira impuhwe. Nisamehe, nimbabarira, ngirira impuhwe, nihurumiye. Ijambo rya gatandatu niyahidi, niyahidi, nsezeranya. Ijambo rya karindwi niyamini, niyamini, nyizera. Ijambo rya munani niyace, niyace, ndeka. Ijambo rya cyenda nifuate, nifuate, nkurikira. Ijambo rya cumi nitazame, nitazame, nyitegereza. Ijambo rya cumi na rimwe nifundishe, nifundishe, nyigisha. Ijambo rya cumi na kabiri nisalimiye, nisalimiye, nsuhuza. Ijambo rya cumi na gatatu niwokowe, niwokowe, ntabara. Aha ushobora kuba warikoresha wenda uri nko gusenga. Ijambo dushobora kurikoresha dusenga nabwo. Iri jambo rya cumi na kane niambie ukweli, niambie ukweli, mbwiza ukuri. Ijambo rya cumi na gatanu wavuga nifungulie mulango, nifungulie mulango, fungurira umuryango. Rya cumi na gatandatu nichekeye, nichekeye, nsekera. Rya cumi na karindwi nisaidie, mfasha, nisaidie, fasha. Ijambo rya cumi n'umunani niyandikiye, niyandikiye, nyandikira. Ijambo rya cumi n'icyenda nipe soda, nipe soda, mpa soda. Ijambo rya makumyabiri nipe chakula, nipe chakula. Ijambo rya makumyabiri na rimwe Yesu ni bebe, Yesu ni bebe. Aha urumva ko waba uri nko gusenga, uri gushaka kubwira Yesu cyangwa Yezu, kuko ubwo nabwo twabara nk'ubwo wowe waba wihereranye na Yezu wawe. Yezu mpeka, mpeka. Ijambo rya makumyabiri na kabiri nielezeye, nielezeye, sobanurira. Ijambo rya makumyabiri na gatatu nitibu, nitibu, mvura. Ijambo rya makumyabiri na kane nisomee ujumbe, nisomee ujumbe, nsomera ubutumwa. Ijambo rya makumyabiri na gatanu niulize chochote, niulize chochote, mbaza icyo ari cyo cyose. Ijambo rya makumyabiri na gatandatu nionyeshe njia, nionyeshe njia, nyereka inzira. Ijambo rya makumyabiri na karindwi nijengeye nyumba, nijengeye nyumba, nyubakira inzu. Ijambo rya makumyabiri n'umunani nisindikize, nisindikize, mperekeza. Ijambo rya makumyabiri n'icyenda
nielekeze, nyobora, nielekeze, nyobora. Kuyobora nk'umuntu kwa kundi wenda nk'umuntu aba akeneye kumenya inzira cyangwa se niba ari nk'umushyitsi ukaba ushobora kuba wamwereka nk'ahantu ugera umubwira uti ahabera ibi, ahabera ibi. Iri jambo tujya turikoresha turi nko kuvuga kwa kundi wenda nk'abantu bajya nko gusura nka parike, ni kuelekeza watalii. Kuyobora abakerarugendo ntabwo ari ukuyobora by'ubuyobozi bwo tubona wenda bw'inzego z'ubuyobozi ngo akagari, umudugudu ya. Ijambo rya 30 nipikiye, ntekera. Ijambo rya 31, ijambo rya 31 nifurie nguo, furira imyenda. Ijambo rya 32 nijibu, subiza. Ijambo rya 33 niruhusu niende, nyemerera ngende, niruhusu, nyemerera ngende, cyangwa se uti nkundira ngende. Mu ijambo rya 34 nishukuru, nshimira. Ijambo rya 35 nipigie nguo pasi, nterera imyenda ipasi. Ijambo rya 36 niruhusu nilale, nkundira ndyame, cyangwa se nyemerera ndyame. Ijambo rya 37 niangalie, ndeba. Ijambo rya 38 nitayarishie chakula, ntegurira ibiryo. Ijambo rya 39 nipende, nkunda. Ijambo rya 40 ari naryo rya nyuma riragira riti niruhusu niseme, nyemerera cyangwa nkundira mvuge. Bakunze amasomo yanjye ngo aha niho dusoreje isomo ry'uyu munsi. Mwari kumwe na Emmanuel Uwingiyimana nk'ibisanzwe. Niba wari ugeze aha bwa mbere ntugende ukoze subscribe, kandi niba wakunze iri somo ntugende ukoze like. Ukore like kuri iri somo ryacu turabibasabye. Hanyuma rero tuzasubira n'ubundi mu isomo ry'ubutaha. Uyu munsi twibutsa ko twari dufite interuro zigera kuri 40 tukaba twabigishaga amwe mu magambo ushobora gukoresha usaba serivisi umuntu, cyangwa se umusaba kugira ngo agire icyo agukorera muri babiri, wowe nawe. Ubwo no kuvana bashobora gukoresha ayo magambo akubwira. Aha rero nimukunda isomo munabitubwira hasi muri comment. Ndabakunda mwese, mukomeze kugubwa neza, Imana ibarinde. Hanyuma mbibutsa ko muri comment ndashyiramo inkuru yitwa White Hands yanditswe na Jenny Kajavivi. White Hands, ibiganza byera. Ni inkuru nziza muri buze kuyumva. Tuzasubira ubutaha. Bye.